Squaridi yarakwiye umudari nawe yavuze ati muri kuntera amabuye ariko Imana izampemba cyane yarakwiye umudari n'Imana kuko izo confidence gukemura ikibazo wari uje kugishyiraho iriya ni imvugo ni gucikwa ndashaka kuvuga ko nje gufasha mu gutuma tuboneka ntabwo ari njye gukemura ikibazo ndashaka kuvuga ko nje gutanga umuti cyangwa se gusobanura uburyo byaganisha ku muti umuti ariko ubereye bose umuti udatuma hari umuntu n'umuseba niba nari nzanye n'umutima nama wongera binyemerera n'Imana yarambonaga igihe kizagera nzabihemberwa ko nari byinzikangira bino gusa bino bintu tuvana nibyo rero ko numva se mutoze no kwa nkurimo kuraga kavuga nkuraga hari ubutumwa yanditse muri groupe imwe barimo babwira bati nikoze bamushinzaga ibintu bibiri icyambere gutu haguruka ahantu hari perezida ukavuga ko ugiye gukemura ikibazo ntabwo yanditse amateka ni ntabwo yanditse amateka ku ruhande iki kijya ku ruhande icya kabiri gutu haguruka muri kwa gukemura ikibazo urimo kuvuga ntujye ku ruhande rw'umunyamakuru ntudefande mwene wanyu ukadefanda umuntu ugusibisha ku manywa y'ihanga akagusebya icyo cyo na baruberi cyabafata rwose singiye kubeshya burya impyisi wanyu ku gikurundarunda bahabuze kurundarunda bavuga tugoro wenda bakababwira bati bitebye mwebwe ahubwo oya wo mugano uciye babara tuwuhinduze uw'igiswahili noza yavuze Mr Nice kikuracho kinguoni mwako ikikurya ni kiri mu myenda yawe ariko nabwo cyakabaye kigufata neza nabwo abantu bakagaruka kuri Robert bati rwose buri muntu wese agira marayika witwa Robert ushobora kumurinda mu gihe cy'amagumi ibyo byose rero ushobora kugenda kugeza utsinzwe biriya uzi ko babyita iyo baza gutsinda babyita victoire pyrrhique nabyo bifite ukuntu byitwa urarwana urumva nubwo watsinda ugasigara udafite ugahita upfa ugahita urangira ugeze kuva umwami wo muri Israel ngo ugeze kurwana afite amacumu yanze ko bamuvura amaraso akagenda ava akagenda apfa ariko yarwanaga kandi we yashakaga yamugejeje ku itaka so ariko mu muco biriya bintu bibaho ni ukuvuga ngo abantu baswahili babaho abaruberi babaho noneho bitewe n'amarangamutima buri wese akavuga ati icyama Ruberi ahangaha ngeze umuntu agatarataza neza bikanga kuko ejo ku mihanda nahabonye akantu kanyobeye bazanye agafoto bari kuvuga ngo dore ngo abanyamakuru ba mama w'u Rwagasabo nyuma ya hariya ariko ntabwo namenye icyo bavugaga ahubwo bashadadi banze kubavuga kuko baza yatise bari kumwe na bashadadi umugoroba wabo ngo nyuma hariya reka baraje barakora bari yewe zaniyo foto kubera ko nabo bazashira mama Scovia kandi bavuze amazina atese iyo uzagusanga tujye guhabwa ibihembo buriya ntabwo twebwe kuvuga oya Scovia iriya spirit ngiye kubivuga wana nko muri brage iriya spirit nibyo nanenze Kazungu ejo Kazungu arahagaze nka CEO ari kuvuga ngo niba murekure bajye kuzana abandi bakozi bose emero haryame nka boss kuko mu masezerano y'ubuhake yo gutanga akazi ariko mu mbabarenge niyitiremwe ubuhake kuko nabwo bunryohera masezerano y'ubuhake umukoresha gusezeranya kuzakurinda icyo kintu turakibuze mu bantu bari kuduha akazi by'umwihariko muri aba bantu bitangaza makuru n'abantu njya bita aba whistleblowers nibyo byabaye ba ministre uyu Jean Claude wagiye basize bafungishije abantu mu buryo bumwe ariko ntabwo munya mubivuga uraho umuntu akazi ntumurinde atarengewa na nani ariko se babipanze Scovia one day nibuka scenario yigeze kuba mu gihe cya corona ariko babipanze se bati widitacinga na yari afite umukozi witwa Claude sinzi niba kimugiye yari afite umukozi witwa Claude sinzi niba kimugiye bagira mu kigo reka tuvuga Kazungu usanze ibyo avuga ariko timu yarabipanze muri seri barimo nyamara ugiye muri seri mwese ariko barahura kuko barana nka timu barahura kuko bamurekure baza n'abakozi ajye kubaburana ari hanze Claude afite attention afite abantu bari kumureba afite abantu bamwitayeho bishobora no kugira icyo bimufasha ariko nuza n'umukozi muto ntafite cyo kugira ingana n'iyawe baranga bashadade uribuka undi mutipe nawe uriya banza ari nawe moderator niwe uhuza ibiganiro byo mwakira kiganiro ari nawe wahise abwira Nduhungira arambwira ati nyakwa minister iki gifaransa ninjye ubwanjye wakisemurira kandi nagerageza
tubwire ijambo twasemuye nabi burya hajeho no kuburana ntabwo ubyibuka yanditse Twitter ako karancitse ku mugoroba bakoze ikiganiro nyine cya kiganiro cyabo cya nimugoroba niho bagarutse kuri izo ngingo zose banagendera ku byo bari banditse kuri Twitter basubizanya ku ba minisitiri. Erega nagihozemo kiriya noneho giye yumva munari ngono kuri nari gushinga imanza nari gutongana none se aba bashadadi bari kubyina bari kwiruka nyine ntabwo namenye barimo kubyina za ndongoro no kubyina buri muntu wese uko abyumva kandi uko yumva ahagaze uyu bishatse tukura niwe nabonye waba ari uriya nyine wari uri kubwira Shadadi rero ipantaro itukura oya Shadadi njye namugira uwikoti urya Shadadi ngashobora kukubyinira ukumirwa oya Shadadi akunda ntuza nari ndi kubabwira rero Scovia yarwanye kuri timu yarwanye ku munyamakuru witwa Claude hari mu gihe cya corona baza kumucakira bamaze kumucakira nyine muri za nkubiri ntibemereye gukora amakarita ya RMC bashyiragamo uduprotokole tureture murabyibuka icyo gihe hari n'abanyamakuru baje kubiburanaho barimo n'aba Popote nabo babacakiye babafunze ndabyibuka kandi nyamara itangazamakuru ryari ryemerewe gukora umva Scovia ubanza yarabyumvise ari muri dusha ahita akenyerera agatenge hejuru ati ndaje sha mu nkongoro akenyereramo n'akayisume niba atari agatenge ati ndaje arazamuka Kacyiru n'isumese ati umunyamakuru wanjye muramurekura batese ubundi we Scovia uzana amayisume hano gute ati murumva ati rwose ati muri gahunda zo gukorera igihugu buri wese afata ahafashe akahafata neza none umunyamakuru wa Mama Rwa Gasabo aramutse agiye gukurikirana inkuru ko tubyemerewe bati ubundi se byagenze gute ati nyine upfura ufatanuka bati yafashwe hari mu masaha 12 n'indi minota kandi icyo gihe curfew yari nyine guma mu rugo yari saa 12 ati none ntabwo bamuhaye ati baramucakiye ngo ari kugenda mu gihe cyo kuguma mu rugo umva baramubwiye batumva mada genda ujye mu rugo umunyamakuru wawe tugiye kubikurikirana so n'ejo bundi mwabonye izi tudufoto abantu bari kuzana tw'abanyabugeni dore wa mugabo navugaga n'uyu nguyu wambaye ishati ijya kuba pome no yunguye ari wose bayobora hari uriya niwe wari wanditse niwe wari wasemuye aravuga ati n'igifaransa cyanjye ntabwo ngikema aravuga ati ku gifaransa cyanjye batuzanira rubitire ati nimumbwire icyo nasemuye kitari cyo iyo spirit ya Scovia rero ni nziza kandi abantu bakora hariya pe nuko abazwi cyane Scovia abantu bakora hariya icyo kintu ntabwo Scovia experience ufite se abandi babosi bo ntibabikora mubwira abakozi bagiye muri iyi industry yacu mubwira abanyamakuru bagiye bajya mu mashaka ahubwo bashaka batanga arimo kujijisha bakubwire bavuge niyo wavugamo nk'ababiri nta wasaze bakunyoshya ngo nta wasaze babavuze ko bazi ibyo njya nkubwira mu gikari none nkwemereye kubivuga bivuge none ko arabona kubwiye nta wasaze nakoze impanuka burya anyoshya nk'agakwavu nakoze impanuka bangonze akama pisi kandi aramuzi ariko bari kutubaza umuntu aguha pisi ugaramye mu muhanda ameze nk'igikeri uri gusaba ubutabera yari umukoresha wawe se none yari umukoresha we yari rwose hari umukoresha we arikomereza arigendera ubu se abitwa ba Ndahiro Valens Pape bavuye kuri radio disi gute turi kumusaba amazina abitwa ariko sogwa nta nyumba hari habaye iki kaza kumugura amatwira gukura amatwi kize oya context turiho ni abiye ba Isabel ni inshingano z'umukoresha amukoresha nyine utaryama ku cyaha ariko akaryama kuri TV ubu se aba bakazungu turiho turavuga PSF iri gukora iki sibyo ushaka mvuga nabandi naguha urutonde rurerure spirit yo kuryama ku mukozi wawe kwitandukanya n'uwakoreshaga ibi nibyo nyanziza Rugaba yo tugeze hana kandakarira Rugaba mwaratwangirije nawe se bande abantu mwatuzaniye amategeko mutubwira ko amategeko asimbuye kirazira ahubwo dore ikibazo mu muco icyo bita mira na desturi byacu bya kinyarwanda bya kinyafurika umuntu aguhaye akazi biri mandatori kagomba kukurinda oya dore ikibazo gihari umuntu araguha akazi akaguterera aho ngaho ugapfa nk'imbwa ibyo ntabwo ari icyo ikibazo ntabwo ari amategeko ikibazo ni imyumvire rimwe na rimwe
y'abantu twebwe babiri tugiye kudiringa Amen. cyangwa tubana nkatwe kuko njyewe nta hantu handitse ngo sinzakunde Derek sinzaharanira icyiza kuri Derek ariko kubera ubukebebe Marishal akunda kuvuga niho birangira aho kugira ngo twitunge intoki twibaza ku bukebebe bwacu bwite ugasanga njyewe sinjya nanatekereza kuri Derek nyuma y'uko tuvuye aha ariko warangiza ukicara hano ngo amategeko yaravuze ngo bikunda ngo ibaze wowe ubwawe jya wiheraho ariko uzi ko amategeko yigeze dore kandi gafoto hari arasigura akabura ifoto muraza kuyazira shahu tuyazira iki yihereho tuyazira iki ntabwo yabaye se ni amahimbano atarabaye ariko muri iyi nani iyi minisipoti nayo nigeze kumva abanyamakuru ba siporo bari kuyinenga ukuntu bayifungiye umukozi muri cya gihe cy'amarushanwa ya vore murabyibuka umukozi ngo yari ari kugerageza kurwana ku gihugu bareko cyatwara igikombe akora diro pe yari yarwanya barangije baramumanura niyo mpamvu anyura kwa aya uwo nguwo ngo icyaha yari yakoze ubundi iyo gikabya cyari kumara nk'iminsi 45 y'akanyafu hanyuma bivamo amezi 8 gute amezi 8 aho yaturutse burya gusa 8 yagezemo burya ngo amezi 8 aho yaturutse nta handi ntibyari byakorewe kuri mikoro muzazana n'ubwino hano erega n'aba bose barimo tujya ducisha make umugani w'uko babwiraga Robert ariko se Jonathan wenda ntibize kuba bigari ngo tubibyaze ibindi ariko twibaze tubwe tuza ababosi benshi bizi inganda sibyo ubundi izina rya Kazungu rizamuka ryonyine gute izindi nganda ko zinakomeye bo ntitubona amazina yabo ntitugire gute bose ntabwo ari system imwe yengaga kwenga kugira gute ibintu nk'ibyo wenda urugero nka Nyirangarama ubwe nabitwa abantu Robert turabazi n'abandi nyine none sibyo abantu babura ese hari umuntu wo kwanda bagiye kubaza Claude niba hari umuntu wo kwanda Robert wari urimo sabakire ntabwo tubaza ntabwo hari abakozi bo kwanda Robert bari mu bari kuburana ntabwo yaburamo ariko ushinzwe ubuziranenge niba ari ubuziranenge ariko Robert we ngo yabaye ngo Clever karabimenya kiri kararatawanyika iyo ni kuba Clever nagira ngo yabaye Clever araza aravuga ati nabari iwanjye hahiye kandi mu nkiko kuba Clever aho ngaho wabikora mu nkiko hari cyo bita procès in absentia sibyo aho uri hose urakurikiranwa uhari cyangwa udahari ariko wareba ntabwo ari media noneho kuri iyi saha ndadeduwa icyo kintu media n'uburyo amaripoti akorwa mu biri na affaire izira Kazunguriza imbere inganda zirarenga magana ngahe Kazungu aje imbere 200 Kazungu 148 shaka zibe 50 nta wamenya rero uravuga uti mwazizi bya mikoro man nta makuru tuba dufite buriya icyayaduhubanza byabo ibintu birenze oya ahubwo bishoboka yuko abantu baba bayafite ahubwo badashaka kuyavuga nabyo birashoboka avuga utuntu twinshi pe ese Ribu yagiye muri operation Usalama izane bizima iraje itwereka Bienvenue kandi ari Usalama kandi ariyo yateguye operation ese mu bya Prince Kid havugwaga iki ese icyo gihe ko nta n'ikibazo raporo ya Prince Kid warenza guruka indege tutazi ukuntu anyuze no ku kibuga cy'indege ntibavuga ko hari abantu bakaze Prince Kid amazina bakavugwa abantu babyibuka igihe urubanza bavuga ngo barushyire mu ngo baravuze bati urubanza ruraburanira mu muhezo kandi n'amazina turayaha amakode amazina y'abavugwa mu hano victime Kid aravuga ati ibya kode byo ndabyemera atari ku rubanza tujye mu ruhame uregwa tujye mu ruhame ntacyo tugenda ashaka ko rujya mu ruhame urukiko ruti kubera impamvu ndemyagihugu harimo n'agenda mu gikari inbox katurike muri gihugu
rero hano tujya tubona Kid rero ngo yaraburanaga aho ngaho nyine bakiri mu nyine bamaze kumugeza in box ngo yaraburanaga akaba aravuze ati oya ati ndabavuga ati ndabatanga atari ko ati mwaretse nkabavuga yari afite umunyamategeko umwunganizi witwa nako Nyembo Emeline ajya yigisha n'amategeko kuri TikTok nyamubona akajya amukomaho arakurikirwa cyane akajya amukomaho ati buri tudakora ku bugabo bw'intare ati Kid we ati waretse ati kandi buravuga nawe ati ndabavuga ati Kid wabonye se bitaramufashije kubona hanyura akigira muri honeymoon urabona nk'ukuntu umuntu yagukingurira mu gikari akubwira ngo yarangiza akaza kwirukaho ariko Kid nawe nyine nuko hari ikintu Jonathan akunda kuvuga ngo ubusesenguzi ni iki ngo ni ukureba inkuru ngo ukayisoma ngo noneho ngo ntuvuge ya mirongo wasomye ahubwo ukavuga ibiri inyuma ya mirongo wasomye rero na senariyo zose iyo usoma uri muri akatuwarite ntabwo uri muri analize jya uzisoma nturebe izo senariyo